Hola kabisa ni gati peke yake official. Ani isi yenyine nimanukiye gatanu ku kane bagomba kuzenguruka imisozi y'ibiyaga bigari abigize mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hanyuma nkaba nakuzanira amakuru meza cyane aba agezweho. Uramwitegereza ni wa mama nyine dusanzwe tumenyereye ni Uwimana. Mu muziki bimeze gute? Ni karibu tuguhaye ikaze. Mu muziki watangira twibwira nyine wibwira n'abaduteze amatwi muri rusange nta kibazo akomeza. Nanone turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aho muri hose kubwo gutega amatwi ikiganiro cyacu uhamya n'ijambo ry'Imana ndetse n'indirimbo uko Imana yaduhamagaye tunezezwa cyane no kumva mu duteze amatwi kuko Imana ishobora kugukorera igitangaza iciye kuri TV yacu. Yego. Wafashwa wakakira agakiza nyaboneka nawe nyine hari ukuntu ngo Imana igiye ngo ndagufashe bunguri. Hari umugabo Mbore wakatombanze mbivuga ari ariko mujye mureka mbivuge. Mujye mureka mbivuge ndi official ndi God official rwose mujye mureka mbivuge. Hari umugabo umwe wari muracuruza mu isoko arangira avuga ati ngiye buri ati ngiye namenye Imana. Ati mpamvu mfite bakiriya nuko namenye Imana. Ati kandi Imana yifashe mu kiganza cy'ibumoso iragucika. Ahubwo mujye muyifata mu kiganza cy'iburyo utu Yesu ndagufite. Ati bakiriya tumwenda n'ibitanu muze mugura gusa. Nako yagasomo numva ni sawa. Ubwo rero nawe waza byibuze ugasimbukira kuri Uwimana byose bikaba byagenda neza cyane gatanu ko kandi ukaba waklika subscribe gusa. Kandi subscribe ntabwo aba ari ibintu bihenze cyangwa se ari ibintu bigoye. Ibintu byoroshye cyane mpaka ufite band ufite data zawe wicariye ahantu kabisa uri muri rutuzu umeze neza nk'abantu bakira ariko abantu babakire mwabaye muti. Mwajye mushyigikira abamama nk'aba ngaba babarimbira bakabataramira kugira ngo ubwonko bwanyu bunuruka bugende neza ariko mwabaye muti boko. Gango korero ni official peke yake reka byibuze tuze duhereze umutumire wacu umwanya amaze kutwibwira agire n'indirimbo byibuze aturirimbira himwe hanyuma turaza dukomeza mu kanya gatoya ni karibu umwanya no wawe n'abanyishuti iruti zimbi niwe Yesu Kristo angirira neza ambwira neza yambere y'icyomoro anyurura umutima yambere y'icyomoro anyurura umutima namubonye babaye arambabarira ati mwana wanjye ngwino uruhure unkorere kuko ndumugwaneza ikindi nzaguha umugisha nongereho n'ubugingo. Amen avuga ati rwose narakubonye nk'inshuti rwose narakubonye unkorera byinshi indirimbo se kari nziza genda ryohewe rero uraririmba ngiye nkumva rwose nguwe neza ntago nakubeshya rwose mwebwe ntimuri kubyumva arima neza cyane tekereza nyine ko watamwe kuri YouTube channel nziza nk'ingiyi ya Uwimana warangiza ntukike subscribe si ikibazo gikomeye kiba ari ikibazo gikomeye Jibuze amuhunderenze ntumikeho gatoya hanyuma tuze dukomeze n'izindi gahunda azikurikira gerageza usimbukira kuri igati official niki uza kuba wasanga kuri igati official urasanga indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana uraza kuba wasanga n'ibiganiro by'iyoboka Imana niki uza kuba wasanga kuri Uwimana icyo uza kwasanga n'ibiganiro by'iyoboka Imana ndetse n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana n'ibindi bitaramo bigiye bitandukanye andizera ko byose bigomba kuba byagenda neza cyane bikaba byacaho rero icyo nakusaba no kuba waklika subscribe kuri izo account zombi nkuko umbanzi kubwiye rero gerageza usimbukira kuri Irene Krangwa numara gusimbukira kuri Irene Krangwa ni mukeneye music ni mukeneye n'ibindi service yaba yariyo yose wifuza wamuhamagara kuri iyo nimero akagufasha kwiremana n'umuziki hanyuma rero nimba wifuza kuzamura YouTube channel yawe kugira ngo ube monetization naho ukore uri guhembwa umeze neza cyane gatanu ko kandi twandikire kuri 088 62 18 3 088 62 18 3 numara kutukandikira byose biraza kwa byagenda neza cyane gatanu ko kandi nta undi ni gati official ndaza kuba nakuzamura kugira ngo gahunda zose zize kuba azagenda sawa murakoze cyane umaze kuturirimbira indirimbo ntago bijya buguhenda kugira ngo ube wahanga indirimbo ntago bikugora oya abandi ko bibavuna ntago bingora
ni ya mavuta nyine ni amavuta mba numva nyine meze nk'umuntu uri muri studio umeze nk'umuntu uri muri studio n'ubundi gusa ni Imana idakorana n'urusaku ni Imana idakorana n'akavuyo ni Imana ikorana no kwitonda ni Imana ikorana no kubusenga ni Imana nziza mbese uba wumva ijwi uri kumwe n'abandi ariko wowe wibereye mu bindi kandi nyine mba numva ijwi nyine rimbwira ibyo nandika mba numva riririmba nkaririmba icyo rimbwiye nkandika icyo rimbwiye muri make marayika aba yamanutse yahabaye avuga ati rwose naje kwa Uwimana nze ngira icyo mufasha dore ko afite n'izina ryo nyine ni umuntu w'Imana byawaniyemo rwose indi ndirimbo si turi imbere byubuze nk'indi ndirimbo imwe twumva nyamara w'Imana ishati haleluya nyamara w'Imana ishati nyamara we birumva yabihamagara bikaza iyitegetse birumva yabihamagara bikitaba haleluya ntabwo ijya kuvoma cyangwa se ngo ijye gutashya nta nubwo ijya guhinga ngo itegereze ko bizera nk'abana b'abantu ntabwo ijya kuvoma cyangwa se ngo ijye gutashya nta nubwo ijya guhinga ngo itegereze ko bizera nk'abana b'abantu ibyerekanwe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho ntibizabeshya naho byazatinda dutegereze kuza ko bizaza ntibizahera amen 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 reka nkubwire nudafashwa uraba ufite ikibazo kuko nudafashwa n'izi ndirimbo uraba ufite ikibazo wowe dukurikiranye uri hirya no hino ngiye banyita official ubu numva narashujwe buriyo ngiye gusenga nkasubizwa ubushatse nanikitahira Uwimana nigusubiza uzitahira uri sabigenza gutabutegereje iki ikubwira ati ndakwambitse ndakugaburiye none maze kuturimba indirimbo nziza cyane imeze neza ubusaho tudashujijwe ni hehe twirambirwa tegereza byose bigomba kugenda sawa siko bimeze se haleluya bakunzi bacu aho muherere hose hirya no hino mu isi yaba abari iza diaspora nakubwira ati byibuze gerageza usimbukire kuri Uwimana nurangiza ukirika subscribe like share and comment kugira ngo byose abize kuba byagenda neza cyane nimba uri kumva akino kiganiro twagiranye kuri uyu munsi wa none nawe wagerageza ukagira icyo umubwira ukamwandikira byibuze hasi aho ngaho muri comment ukamubwira ati nyaboneka mama ubirimo neza cyane cyangwa se komereza cyangwa se ntunakomereza ngo bicye nyine nuko waba kubyumva sibyo se ariko nyine ngiye nakubwiza ukuri uramutse udafashijwe n'izi ndirimbo rwose reka ko watakaye waba uri mu majyanyuma ntabwo waba uri mu majyambere ntabwo nakubeshya asimbukira kuri igati official ukirika subscribe usimbukira kuri Irene Krangwa usimbukira kuri Uwimana TV aho hose abo wakirika subscribe byose biraza kwa byagenda neza cyane agatano ko kandi rero reka dukomeze nyine tumenye gahunda n'icyamuteye kuba yaza mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana niki cyaguteye kuza mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana gusa ku rwanjye ruhande numvise umuhamagara nakira agakiza maze kwakira agakiza nakundaga indirimbo kuva ndi umwana kera kandi nakundaga kuzajya mu ijuru kuko twigishwaga ko hazabaho imperuka maze kwakira agakiza rero nsobanukirwa neza inzira y'agakiza maze guhabwa iyo mpano numva ni byiza kubibwira abandi kandi iyo ndirimbira abantu b'Imana mba numva ndushaho gufashwa kuko niryo soko Imana yaduhaye ryo gutangarizamo ibyo yaduhaye cyangwa se byo gucururizamo ibyo yaduhaye nkunda kuririmba rero nkunda kuririmbira Imana nkunda kandi kuririmbira n'abandi kugira ngo babashe kumva aho Yesu yadukuye babashe gufata umwanzuro mu ndirimbo muri ayo mavuta habamwe gukira n'uburwayi habamo no gufashwa imitima ibabaye ikagira ibyishimo kandi natwe tuba tunejejwe no kuririmbira Imana kuko ari wo murimo yaraduhaye uretse ko atari kuririmba gusa hari n'ibindi byinshi tuzababwira hari n'ibindi byinshi aragira ati hari n'ibindi byinshi tugana ku musozo w'ikiganiro n'icyo wabwira abari baduteze amatwi muri rusange
turabashimiye abaduteze amatwi, tubasabiye umugisha uva ku Mana kujya bakanda subscribe ku izina ryacu Uwimana Caritas, bakadufasha kwagura umurimo w'Imana bikagera kure aho tutabasha kugeza amaguru. Tubasabiye umugisha kandi tubasabiye gukizwa neza kuko Yesu azaza nazatinda. Yesu ati azaza ntabwo azatina, nanjye nakubwira ati ni Kati official. Reka nkubwira ati byibuze munyemere tuze kuba twasubira mu kiganiro kiza kuba cyakurikira mu kanya kandi gato kari imbere, kuko twebwe icyatuzanye no gukora kuri iyi si ya rurema ntabwo twicaye ntabwo dutuze. Nimba ushaka kuzamura YouTube channel yawe aduhamagara kuri 0783 ni kuri God, byose biraza kwa byagenda neza cyane. Nawe utunga YouTube channel urimo urahembwa ukirigita agafaranga kapsa. Turi kumwe gatanu kandi